twatatu live music yo.
bose siyo kandi nkunda abakobwa cyane umuntu wese uzi ko wazanye n'umukunzi we hano amufata akaboko maririmbira twembi amufata akaboko guteza imbere warakoze kugira umugabo uyu munsi mfite umugore n'abana babiri alhamdulillah arakoze cyane papa wakisubira mu byicaro hariya yarakoze cyane Imana ijye bimuhembera izamuha ijoro nice so lighting tuzikureho ibyo ngiye kubasaba ni ibintu byoroshye kubera ko Imana yabahaye amafaranga irangije ibaha n'umutima ukunda irangije ibaha n'ubwenge bwo gukora ibyo ngiye kubasaba ibi ngibi tugiye gukora tugiye kubikorera Davis D mu myaka 10 Davis D lighting muzikureho zose thank you so much Alpha Entertainment kuri telefone yawe wiguriye ndakwigize mu byubahiro byawe ucane itoroshi nka gutya tubikoze tubikora mu munota cyangwa iminota 2 cyangwa iminota 3 cyangwa iminota 10 ibi tugiye kubikorera Davis D tugiye kubikorera umuziki nyarwanda tugiye kubikorera Incredible tugiye kubikorera urugendo rwe mu myaka 10 cyane itoroshi yawe nurangiza uyizamure gutya ahangaha hagati na toroshi ndi kubona kandi ndazikeneye please zamura itoroshi yawe ubundi niturangiza dutegure performance ya Davis D Imana ibaha umugisha umuntu wese uri muri iyi sale Imana ibaha umugisha umuntu washyigikiye Davis D mu myaka 10 media houses ibitangazamakuru bitandukanye uyu munsi dufite ari itafari mwashize ku rugendo rwa Davis D imyaka 10 zamura itoroshi yawe rero wereka utuntu twikorera zamura n'iminota mikeya turabanza iburyo tujye ibumoso niturangiza twese tuvuge ngo Davis D 1 2 3 iburyo ibumoso Davis D twese hamwe Davis D twese hamwe Davis D 1 2 3 allow me to introduce to you my brother Davis D on stage. Zamura itoroshi yawe Davis D aze umubona itoroshi yawe aribona zamura yarakoze kuza mu muziki nyarwanda yarakoze kumara imyaka 10 muziki nyarwanda twese hamwe Davis D here we go.
ndabashimira cyane imyaka 10 biciyemo ntabwo iciyemo gusa ni igihe kinini kiba giciyemo ni igihe kingana nk'igice cya kariyeri yawe ubu ngubu ukoze igice cya kariyeri yanjye noneho ngikoze mfite abakunzi bangana gutya ndabyishimiye cyane ndishimiye cyane ndabishimiye cyane ndagize ko nakoze akazi keza namwe mumba hafi nawe nagiye ngira utuntu tw'utuzazane gutya hose mwarahabaye so ndabashimira cyane ndabashimira mbikuye ku mutima uru ni urukundo rukomeye cyane abantu bangana nkamwe kuba mwitabiriye imyaka 10 yanjye na anniversaire imyaka 10 yanjye anniversaire nzingana gutya wikomera amashyi wikomera amashyi my people let me say yeah drop that shit
Tema gafoto Achekechekere Achekechekere Ache Hello, hello, mom, baby. Do you copy my cheche? Tell me where you need. Oh, my trip, Jesus. Tell me, chopper, Jesus. If you me now. Hello, hello, mom, baby. Hello, hello, mom, baby. Hello, where you need. Oh, my trip, Jesus. Tell me, chopper, Jesus. Twice and cheche, twice. 1, 2. Cheche, 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 urakoze amashyi kuri Shanboy sasa urakoze cyane hanyuma Shanboy afite indirimbo nyinshi aragaruka mutaricara mbaye sho nanjye reka nuko basangira ngendo bafasha icupa hanyuma kuko ngenda byinagura cyane abafite iyi moto bamfashe gatoya let's go nta kibazo ese abo twahereye kumwe 2009 bariye turebera amajwi yose byamusinzire kuko najya hondi we kubuza imitima ijoro rihire omeze let's go truck let's go
baje gushyigikira Davis D mwiyongera amashyi menshi cyane BSI very cool awita AOP baba 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 all right so tuji Burundi
ndagira ngo mbere y'uko ngenda mbanze nshimire ndashaka gushimira abantu bafashije Davis muri iki gikorwa cy'imyaka 10 mwese mwaramufashe ndagira ngo mushime mukoma amashyi rwose mwishime cyane reka nshimire Bagenzi Bernard yigire hino manager wanjye reka ngiye mushimire ku giti cyanjye Bagenzi Bernard yari ari mu kazi kenshi muri background ariko barakoze cyane kwita kuri Davis mukaba mumaranye imyaka 10 muzakomeze n'indi muzayisazane reka nshimire nanone abantu bahagarariye Bralirwa w'umuterankunga abantu ba Bralirwa baze rwose bashimire umuntu wa Bralirwa uri hano rwose aze mushimire Primus Duavaye umuntu wa Bralirwa rwose umuntu wa Bralirwa naze Parfait Yeah, Primus Duavaye. Bralirwa mwarakoze cyane uze gusoma ahangaha undi mudari dufite sinzi umuntu tuza kuha ariko n'uwitangazamakuru reka mpamagarira ki aze kutugereza ku itangazamakuru ryadufashije cyane kugira ngo Davis agere aha hari n'impano ya Davis narangiza kuririmba Davis turamuha iyo mpano ndagira ngo afite impano ya Davis bayizane ariko arangije kuririmba reka tube kumutwara umwanya Shimira na sister wanjye uko hafi cyane ni mucuranzi wacu gendere All right. Okay. Dukomeze show Davis D. My people, if you like for the show, let me say yeah. Abashaka bushari bari he. Abashaka
Alpha Entertainment turashimira umuntu wese wadufashije ma Africa Dani Nanone